nayo yamaze gusaza kubera twebwe abayituye. Ibyahanuwe bigaragaza yuko igiye kurangira. Urukundo rwarakonje, intambara ndetse n'inzara n'indwara z'ibyorezo nka korona itigishije isi yose. Nimukomere nubwo koronavirusi itubujije amahwemo. Yesu Kristo watsinze aje kwima ingoma y'amahoro. Kubabara no gushavura bigiye kurangira burundu. Ntawe uzongera guhagarika umutima, turi mu ngoma ya Kristo. Nimukomere nubwo koronavirusi itubujije amahwemo. Yesu Kristo watsinze aje kwima ingoma y'amahoro. Kubabara no gushavura bigiye kurangira burundu. Ntawe uzongera guhagarika umutima, turi mu ngoma ya Kristo. Isi nimurebe burya si gakondo yacu. Iyo tugize igenamigambi tugambiriye gutera imbere, dukora cyane tugasiganwa n'ibihe rwose tukaruha, maze mu kanya gato bigahinduka. Nimurebe ni nako byagenze muri viziyo 2020 twajyagamo. Nimukomere nubwo koronavirusi itubujije amahwemo. Yesu Kristo watsinze aje kwima ingoma y'amahoro. Kubabara no gushavura bigiye kurangira burundu. Ntawe uzongera guhagarika umutima, turi mu ngoma ya Kristo. Nimukomere nubwo koronavirusi itubujije amahwemo. Yesu Kristo watsinze aje kwima ingoma y'amahoro. Kubabara no gushavura bigiye kurangira burundu. Ntawe uzongera guhagarika umutima, turi mu ngoma ya Kristo. Twabwiwe ninde muntu utabireba, nubwo dukomeza gukerensa tubwirundu umurira mu by'isi. Dushake ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka kwayo. Twihane bikitwa none tuganukire Umuremyi, kuko yaduteguriye isi nshya aharanira kuyibamo. Koronavirusi itubujije amahwemo. Yesu Kristo watsinze aje kwima ingoma y'amahoro. Kubabara no gushavura bigiye kurangira burundu. Ntawe uzongera guhagarika umutima, turi mu ngoma ya Kristo. Nimukomere nubwo koronavirusi itubujije amahwemo. Yesu Kristo watsinze aje
mu ngoma